ni ibiki iri hembe ryitwa Cecilia narikuye muri Kongo iyi foto irimo ni yandi ni umukobwa wari wambaye ikiraka cyo kugira ngo nabibonye mushusha imbaraga zidasanzwe ceceka abantu banje ya foto ni ya Rufonsine no washakaga kuzica wenda we yababwira ni ya Rufonsine no kwiciye abana ukwitwariye umugore ni ikijya numva wamuka nuko nawe yaba ikidodo cyo kukudoda afite ikinyaburo cyo kukunyabura ko nishibesha umutipe ko adapfa imbere bitaranga abantu yamaze urubyaro ariko ntabwo nabonye uriya mugore we byababaza we ahubwo se bimeze biti sha uretse ariko ndi maso mfite ikidodo cyo kukudoda mfite ikinyaburo cyo kukunyabura tambwira Cecilia bimeze biti agahinda n'ibibazo byinshi cyane bara abantu badapfuye ntacyo razapfa agezeho ugomba kubatsima akabarageze turi mu masaha akuze turi mu masaha y'ijoro tuje kureba umumama ufite ibibazo byinshi kandi bikomeye ni umumama uvuga ko umucuraguzi yamumazeho urubyaro avuga ko umucuraguzi yamaze urubyaro rwo muri karitsiye atubwiye ko umucuraguzi yafashwe tugiye kureba nimba koko ari ukuri reka twinjire tumuvugishe mama wiwe mfite ikibazo cy'umuturanyi twagize ikibazo cy'umucuraguzi araza acuragurira umuturanyi abana be batatu barapfa n'umugore asigaranye akana kamwe ubwo twakoze iki twiyambaje umuganga twizeza ko nagaruka gucuragura azamudufatira none umuganga ambwiye ko ahamagaye umuturanyi ko umucuraguzi yamufashe umuturanyi ntari kwitaba telefone arampamagaye nk'umuturanyi ngo ninze ndebe ko twatabara niyo mpamvu nanjye mbahamagaye ngo muze murebe uko ibintu bihagaze muravugishwa n'umucuraguzi yafashwe umuganga nikambwiye ambwiye ko anahava ari uko aje umuganga arahava ari uko umucuraguzi arahava ari uko umuganga hageze ese aho hantu yamazeho urubyaro nawe hari abo yagutwaye cyangwa uyu muryango gusa yibasiye uyu muryango yibasiye na karitsiye ngewe nta rubyaro aramaraho ariko abaturanyi bo byababayeho abantu bari barabatekereje ko hari umuntu uza kubacuragurira twese karitsiye twari tubizi ko aza gucuragura ni nayo mpamvu twiyambaje ku muganga ngo abe yadufasha watugezeho tugereyo naho ngaho nguyu koko uzi koko ko ari byo nguyu bamufashe wa muganga ibyambwiraga nibyo karabaye ariko se ubu ntakivuga uyu muntu muganga arambwiye ko ageze hafi kamuhamagara hano amakuru yawe amakuru meza ngeze ahantu Imana igomba kubimbaza hari n'umukobwa wambaye ikiraka ariko ndavuga nawe nzamurangiza sagoze ibyanjye ariko ndakama ngo nafashwe wafashwe n'iki uburwayi n'uburwayi munirukankaga cyane nifumbanye umuriro mubona aho ngaho ntabwo uzi muri nabandi ariko ntimugire ikintu nambaza umuriro nduga mfite umuriro wawubonye mfite n'ibindi ariko ntabwo mbizi ibyo ari byo umuganga nyamuneka natinda uyu muntu aranapfa ni wowe waroze abana b'umuto papa yive ni muzima reba ko cy'abana batatu n'umugore reka ndamamagare muganga wanjye muganga nguyu ntari no kureba
niwe umudufatiye wamubonye wamubonye nka farasi simwasangiraga umuturanyi wamubonye murebe n'unyica abana n'unyica abana batatu mwasangira gutazi kari kugira yakize suba none nawe reba icyo cyunya wakiza atari yawe wabamaze we reba ukuntu wabaye wabamaze imiti nkoresha niyo imugaruye kugira ngo agaruke mu buzima ubu ngubu nanjye namutwara ese imbaraga muzikura izi mbaraga n'imbaraga duhabwa n'abakurara ibi ni ubupfumu ariko uri umupfumu ntabwo ni ubupfumu ariko nawe wagira ngo yari ni ugufasha abantu pakayi nuko wari wabaye dore nawe wagira ngo yaraje kukwica sinzi ahantu narindi rwose so ubundi mwaherukaga gusangira n'ubu twe turi kumwe rwose nka saa mbiri za nimugoroba ubu ni saa munani mwasambiri mwari kumwe sinzi ahantu narindi nawe yaraje kukwica pakayi sinzi ahantu narindi nahamagaye ntiyitaba mpamagara umuturanyi nawe niwe ninjye utabaje ubireba uri iwawe ninjye utabaje mbirebera mu ihembe mureke ryawe mbabwire ibyo ni ibyo ufite nta bintu ndi kubona ufite reka isha aho kwifumba ndayigendana Isha. iyo ngiye gufatwa ndirukanka nkagenda yicaye ku irawuna nta n'inkweto iyi zishobora ngiyi kwambara niyo abikisha abantu ku buryo nta n'uwamufata Uwamutwikisha, uriya uzana ikintu ufite Yewe. nk'aya makoti reka nisigara niwe wandikira kuva umuganga yaje n'abanyamakuru ndabifite ibi ni ibiki iri hembe ryitwa Cecilia narikuye muri Kongo iyi foto irimo ni iyi iyanjye foto n'umukobwa wari wambaye ikiraka cyo kugira ngo nabibonye nawe Oya, bakuzamukira nawe wari wayibonye nawe namwe mba nabibonye ukiri mu rugo wari wayibonye ibintu byose mba mbibona umukoresha imbaraga ceceka zidasanzwe ceceka ceceka arabamaze abantu banjye ceceka we mureke ubu n'uyu washaka kumwica se mbona wasize mu ihembe yariya nose ubu ukuntu yari kumwica nari mfite ikiraka cyo kumwica yarabamaze abantu banjye sigaho abantu banjye urabamaze aya atihorera abantu banjye urabamaze kaburu icara hari urabamaze icara hari ariko se muga icara hari izi mbaraga mukoresha z'umuntu n'izananiye Arabishe. umuntu ayemutse range muramwica arabishe tugira ibihano tumuha ni ibihano ubu nguyu muramuhanisha iki uyu nguyu turavuga na nyir'ubwite we yamariye abantu niwe uhitamo kayigaka nawe amwica ndashimira muganga ntabwo mwamuhenze se mumumpamagariye muganga kuvuga nk'uyu nguyu wenda ajya kuza akambwira ati byagenze gutya na gutya mfite umuntu ucuragura iwanjye abantu barapfuye barashize ya foto ni iya Rufonsine Rufonsine niwe washakaga kuzica wenda we yababwira ni iya Rufonsine ayo namuciye arayazi naguciye angahe niyo baguciye warishyuye kashi nayishyuye kashi rwose kuba umfatiye muri 500 500 niyo baciye rwose ubundi uretse ibintu byo gucuranga ibindi bintu ndashimira muganga wanjye rwose kuvura inda zaheze mu mugongo abantu bagiye mu mihango ntikane n'abantu bazinze ntibashake cyane no kuba umuntu yarakwiciye umuntu ariko utamuzi nk'uko uyu nguyu yaravuga ati umucuraguzi yaranzengereje turamukorera tukamukubwira twanamukwereka uwo ubishaka aho waba uri hose nk'uyu nguyu kugira ngo mufatire iki gisambu nawe ugende ufotore mu gikari cy'ahantu ajya acuragura araza arahafotora ahita ahanyereza kuri WhatsApp no kuri WhatsApp birakunda nagani nzamukwereka siga 500 by'ababyeyi ibindi ngewe nishyurwa mbere akora igihugu ntakikwereza ngo tugire ubundi tubivugane ariko arakibona umuntu uri hanze bitewe n'ikibazo afite cy'uburwayi amifoto abana banjye n'umugore mumwitezo ngaho umuntu uri hanze rero bitewe n'ikibazo afite tumwakana ifoto tukamwaka n'amazina tugasuzuma abana banjye n'umugore arabamaze bitewe n'uburwayi afite niko tuvura zo ni nyinshi ntabwo narondora mu mubare wazo gusa ni nyinshi nizo zikemura n'ibyinshi
dutanga n'ibihano numvaga ari byo bikumbaza. umuntu atabonye amafaranga ntabwo mumufasha ariko wavuze twakira amafaranga mbere Ni ukuvuga ngo amata y'amasana asabiri nk'igisigati kandi imiti yacigira imifuragiro. Sibyo tuba tugomba kugira ibyo tukora kugira ngo tugire ibyo tugukorera. abantu bamenyere ko abantu bakora ino mirimo bari abantu bakuru barabona ukiri umujene ukiri umusore ubu umuntu yakwibaza ngo urabere warabirazwe nande ko umuntu abona ukiri muto abantu bazi ko umuntu upfumuza nyine cyangwa se abapfumu ari abantu bakuru. Ntabwo ndi mutoya ndi mukuru nubwo ntabwo sinshaje ariko ndi mukuru. Uyu ni umurage narazwe na sogokuru wanjye arambwira ati mwana wanjye uzajya ufasha abantu ukemura ibibazo bitandukanye. Ni umurage n'ibintu bya gakondo by'iwacu wicaye ntabwo byasobanura. mbe muretse mwa babyeyi mwe no kuvuga ngo umuntu yaba ari hose yatubwira ati muganga afite ikibazo tukakimukemurira. Ugasanga umuntu afite umukunzi yaramwanze ugasanga yamuririye amafaranga ntizihuza ibyo byose ibintu byo mu muryango. umunyuzi w'akanyafu umugabo we yaramutara ashaka kumugarura mu rugo turamushika tukamugarura mu rugo akagaruka. Umugore wataye urugo tumugarura mu rugo. Hari igihe usanga umuntu afite ingeso z'ubuhehesi ubusambanyi iki n'iki bigatuma ingo zitagenda neza. Hari ibyo tugukora kugira ngo uwo mubana areke guca hirya no hino atuza turize kuri wowe tukamukuburiraho urukundo rukagenda neza. ko n'umuntu agashaka muganga ko ari bambwiye ko ararokotse ntabwo agipfuye umuhabe mukamwangira ntacyo twaba dukemura. Reka dukemure ikibazo cya mbere n'ibindi turabikurikizaho. Ibintu nk'ibi bisaba ko tubagira inama wumva ikibazo ko ari umucuranzi ntabwo duturanye nabo babaho mu buzima bubi bidukomotse cyangwa bikomotse ku babyeyi bacu cyangwa ku bana bacu. Tuba tugira ngo umuryango turimo cyangwa se n'abo duturanye nabo bagire ubuzima nk'ubwo natwe twifuza. Ibi bintu uyu musaza yakoreye uriya mupapa nawe abikorewe ntabwo yakishima. Mashaka ko duharanira kugira ngo tugire ubuzima bwiza. ngo umuntu atsiri ku muntu turatira kugira ngo batazakuroga batazaguhumanya. Hari igihe umuntu ashobora gutwara ifoto ugasanga akuroza inyatsi akuroza icyangiro. Urumva gukora ibintu ntibigende ukabigambira ntibigerweho. Urumva ukabona akazi ntukarambeho. Icyo gihe nk'aba ngaba wasanga nk'ukure iriya foto yasize mu ihembe abagambiriye ibintu byinshi. Wasanga abana agiye kumuroga nk'inyatsi kumuzinga ntazashake. Ariko buriya turagira uko tuza kubivuganaho nyuma ngera musaza. Ndabona ibintu akora ntabwo ari byiza. uyu mugabo ariko nawe sindamenya neza niba yagaruye ubwenge nawe nabona agasohotse nazo kunaguza nabwo yambaye amakuru yawe mugabo. erega yamwica umugore n'abana. witwa Binamungu. Uyu mugabo ugacuroga rwa rusanzwe umuzi? ntabwo nabimuzi ariko ndashimira muganga wanjye ibyo yamuze muganga wanjye kuba mumfatiye rwose mwana muhamagara nkanamushimira rwose twavuganaga none aramumfatiye. Umuntu wakwiciye abana wakwitwariye umugore ni ikihe gihe numva wamuha? nuko nawe yapfa. Imana yaryango biranshebege we nuko nawe yapfa ariko ivyo ni ikigo Bivuze ko yapfa. oyawe sabire ndohora. Imana yaryango biranshebege narayize ndayiriye reka nawe upfa kuki wica abana. yarabishe rwose. mfite igitondo cyo kukudoda. uriya muganga wanzuye ni mwiza rwose ahubwo mwana munshima nzamwongera ndi rwose kuko yankoreye ibintu byiza rwose. cyokora urakoze muga urakoze. None dore n'umwana w'umukobwa ngo yaragiye kuzica. Mbese wowe wamumenye utundi wowe? Njyewe wari usanga nawe ujya mu bapfumu? n'undi muturanyi nawe rero bibiye inka kugira ngo igaruke. Tujya kuno muganga nkiragaruka. Niyo mpamvu rero numvaga no gufata umucuraguzi yabishobora. Nese nkaye ko bayijyanye kazana rwose no kuguhemba rwose ntako atankoreye. Bana baje n'umugore arabamaze ubu oya have umuntu ntabwo ari igisubizo. dohora Mbese ubundi twageze hano uri mu nzu hafunze kuki utari watwumvisha? ntago nabo wakubera ibirozi bye ibirozi yanteraga ahubwo ngiye mbyutse n'ukuntu nabaye mbyutse meze nabi cyane nta nubwo numvaga nahana badakomanga ntabwo Irembe ryanjye ko sesani yatuma ibyo gukora ko ntabwo nari kumenya ahantu narindi ahantu kure cyane. hanyuma uyu mugabo musanzwe musangira? Turasangira mu kabari rwose turasangira tugasangira aho bakarambwa ati urare neza mu mahoro.
turasangira twasangiraga kumbi niwe wamariye abana n'umugore rwose tutabizi uyu muvandimwe atereka nkubwire muganga baramundangiye tereka mwisha akava ku isi. ako mugabo n'umuntu ndabona ngewe ushobora kuba yataye ubwenge ko mbere yatubwiye ko uno muntu ataramuzi none atubwiye ko amuzi ni wowe ubikoze. Ni ukuvuga ngo iyo umucuraguzi aje gucuragura iwawe kenshi ubwenge buba bwagiye kuko aba yakoze ikintu cyo kuguhubika aba yakujyanye nko kujyana ikuzimu aba yakwisha ubwenge uba uri mu nzozi mbi uba uri muri rota bapfuye uri muri roto ry'inyama wumva n'ibintu wenda by'ibiyaga ukuntu ubundi yajya kuza utangira kumva ibintu ku mabati by'ibiyaga ukuntu cyangwa se ukumva utuntu dutonyaga ku mabati. Ibyo ngibyo rero biba bitangiye ahita asinzirira ko buriya yari yagiye ntabwo yari ahari. Niyo mpamvu ushobora kumva ko umuntu yapfuye. Hari igihe umucuraguzi hari n'ibyo aba yateze wowe utabonye iyo wabirenze agakomeza na gahunda z'uburozi ugendera ko ntukanguka ugasanga umuntu arasinziye ahezeyo. Ariko wowe ntabwo yabigukora wowe utsiritse. Twe tuba dufite imikagiro tutsiritse. Ariko hari ikintu akomojeho cy'amafaranga abantu bajya bohereza amafaranga bari hanze tuba tubona ibibazo byinshi ukuntu umuntu aduhamagaye ati hari umuganga nohereje amafaranga birangira byose ntangiye kuribwa sine kuva icyo gihe. Ibyo bintu nawe ujya ubyumva cyangwa urabikora? Urumva iyo avuze gutyo birashobora kuba ko uwo yahaye amafaranga atamukoreye serivisi yamusabye atamuvuriye. Rero ntabwo ariko dukora ibintu dukora tutabisemo ubunyangamugayo nawe byakugiraho inka kuko uyu ni umurage w'ababyeyi ntabwo ari ibintu tuba twakuye mu ishuri cyangwa twatoraguye. Tubikorana ubushishozi kandi tukabikorana mu nzira nziza kuko ntabwo umuntu yaza ufite ikibazo ngo kimwongerere. Ntabwo umuntu yaguha amafaranga akubwira afite ikibazo we kukimukemurira wamwongereye ikibazo kandi ntabwo turi banyamwongera bibi ahubwo turi babandi bashaka ibyiza ku bantu batugana cyangwa se ku baturanyi. Tugana ku musozo abo bantu bangiza iyo shusho yanyu cyangwa se iyo sura yanyu kandi barimo tujya tubona abantu ngo umuntu yareye amafaranga y'abantu nubwo utabikora ariko hari ababikora niba bicira izina si ubwo butumwa wabahanuye. Wenda bakora ibyo babaye bumvishe wenda nk'ikiganiro uri kumbaza nabasaba ko bahindura bakajya bakora neza. Niba tubishoboye ko bati ntitubishoboye jya ahandi bakavuga bakaboriyanta kugira ngo babagirire nayo kuko buryo umuntu yakuganye afite ikibazo bashaka kukimukemurira. Iyo utakimukemuriye waba wagize ute waba umwongereye ikibazo yari afite. Abo bantu bashobora kuba bafata amafaranga y'umuntu ntibakemure ikibazo cye. Njyewe rwose ndabiyamye ku bwanjye numva batawe kwica izina ry'abaganga biyitirira ubuganga atari bo. Niyo mpamvu mwishyuza mbere. Impamvu twishyuza mbere impamvu twishyuza umuntu mbere rero tuba dufite abantu benshi. Iyo umuntu yishyuye ikibazo tugikemura bitarenze iminsi yabaye myinshi ya 2 kuko iyo umuntu ampamagaye cyangwa yandikiye kuri WhatsApp nihutira gukemura wa wundi wishyuye. Ntabwo najya gukemura ikibazo cy'umuntu utarishyura uwishyuye ahari ndabanza nkakemura ikibazo cy'umuntu wishyuye kuko aba ari benshi matsaka ko umuntu yishyura kugira bamukemurire ikibazo ntaza kumukipinga mubwire nti wowe buretse ibyawe ntibiratungana oya umuntu arishyura tukamukemurira ikibazo cye. Turasoje rero hakurikiyeho icyubu Mugagenda shimira ikintu gikurikiyeho ngenda shimira muganga n'abaturanyi tugomba kubaganiriza kugira ngo ndashimira muganga ngewe tugomba kubaganiriza kugira ngo umubano n'ubundi tuwusubukure n'ubwo wenda habayemo amakosa menshi atandukanye ariko kosa ntikosozwa irindi. Turabaganiriza kugira ngo babashe kongera kubana kuko urumva ni abaturanyi ntawakimuka ngo nuko undi yamurogeye mu gihe cyatambutse ahubwo turabaganiriza kugira ngo babashe kubana neza nk'abaturanyi. Nicyo kiri buze gukurikiraho. Wakoze cyane rero.